Yes, MC Ngoga Yves Gahima, nizere ko umeze neza cyane, nizere ko ibintu byose urimo kugenda ukora biba bigenda neza cyane aho uri hose. Wowe uri mu majyepfo y'u Rwanda, mu burasirazuba, mu burengerazuba ndetse no mu majyaruguru, ariko nanone no mu mujyi wa Kigali by'umwihariko mu turere tugize umujyi wa Kigali, ariko nanone ntitwibagirwe aba diaspora. Yamana yarakubwiye ati that was my first time nkandagiye hano muri BK Arena, none uranzanye. Aramushimira cyane. Urumva ko rero ni ibintu byiza cyane bituma nyine si ibyo gusa n'agafaranga yarakabonye. Ben ntago rwose yakoze igitaramo cyiza kabisa, navuga ngo ni igitaramo cyiza gihambaye. Si gusa ba Bruce Melody igitaramo yaragiteguye, agiteguza abantu, indirimbo yari afite kuri album, ahamagara abantu batarenze 500 baragura kugira ngo abanyuriremo gakeya indirimbo nziza cyane zigiye zitandukanye. Nagiye ngira amahirwe yo kumvaho indirimbo ya performance ubwo yari ya hostinze cyangwa se yatumiye abantu ashaka kubumvisha indirimbo nakunzemo bita Roza. Umunsi rwose bazayishyira hanze bizaba ari byiza cyane. So urumva ko rero abahanzi nyarwanda nyine barakoze, buri mwaka barakora. Aba twagiye tubanyuramo ba Platini yarakoze indirimbo, yagiye akora indirimbo nyinshi cyane ziri hanze kandi zirimo zigenda zikora n'abandi benshi cyane. Turagenda wenda tubagarukaho ndetse tunatumira abantu kugira ngo tugende tubiganiraho by'umwihariko byimbitse, ariko uragira ngo nkwereke ishusho y'umuziki nyarwanda nibura mu myaka yatambutse ko abagiye bayibanzamo kuri ubu ngubu hari itafari bashyizeho, banabereye urugero rwiza abandi ko nabo barimo kugenda bazamura urwego rwabo in terms of financial, bakazamura bagatekereza in terms of business, bakazamura bagakenera bagakorera agafaranga ndetse bakagirirwa n'amahirwe. So nekereza ko bayo uri umuhanzi rero umaze kubaka izina, ni byiza ko usupportinga n'abandi bantu. Mwaramubonye ba Shimi, ba Juno Kizigenza, ba Kensol, bose n'abahanzi beza, ariko haracyabura gusa akantu gato cyane kugira ngo abantu bamenye ko bano bavandimwe bafite impano. Ba Ariel Ways, ba Bwiza, bose n'abahanzi bakomeye cyane. Kuri ubu ngubu reka turebere hamwe. Bruce Melody yashyize hanze uburyo indirimbo zigera kuri 17 agiye gushyira hanze. Ni indirimbo agiye gushyira hanze ku itariki 17 z'ukwezi kwa mbere 2025. Ndazinyuramo nihuta nyuma ndebe no muvandimwe bita Social Mura, nyuma yuko yaramaze igihe abantu rwose batamuheruka yagarutse. Kandi nyuremo nihuta. Ni album yise Colorful Generation. Nyuma indirimbo ya mbere yayise Wallet, iya kabiri ayita Oya, ndavuga Bruce Melody, iya gatatu ayita Narinzi ko uzagaruka, iya kane ayita Maruwana, iya gatanu ayita Ulo, iya gatandatu ayita Colorful Generation nayo yitiriye album. Nyuma ya karindwi ayita Beauty on Fire, yayifatanyije n'uwo bita Joboy, umunyanigeria kabisa. Indirimbo nekereza ko izaba ari indirimbo nayo nziza cyane. Ya munani yayise Iyo Foto, yayifatanyijemo na Bien, ni indirimbo nziza cyane. Ya cyenda yayise Diva. Hanyuma ya 10 yita Nicki Minaj featuring Black Diamond n'abanyanigeria nabo abasore babiri kabisa. Hanyuma ya 13 ayita Maya. Indirimbo zizaba zitwiga kabisa. Ya 14 yayise Ndi Umusinzi, yayifatanyijemo no bita Buda Bulldog. Hanyuma ya 15 ayita Ju featuring Benson ndetse na Bien. Itsinda rya South So harimo abasore bagera rwose kuri babiri. Hanyuma ya 16 ni Sowe, narayibonye Sowe ya 17 yayise Kuki. Izo nizo ndirimbo agiye gushyira hanze ku itariki 17 z'ukwezi kwa mbere. Hanyuma yanabongeje indirimbo 3 izo bita bonus track, yayise ngo Nzaguha Umugisha. Byumvikane ko ari indirimbo ngira ngo yaririmbiwe cyangwa se ari indirimbo yo gushima Imana. Ashyiramo niyo bita Sinya. Abantu benshi bagiye iyi Sinya yagiye kuri YouTube mbere kubera abantu kwa kuningira ngo bazishyiraho agasinya. Indirimbo nziza cyane je nanayikunze rwose. Hanyuma na When She's Around yafatanyijemo na Shaggy, indirimbo nziza cyane. Numva ko rero uno mugabo kabisa Bruce Melody, shout out to you, ukomeze kabisa ukore cyane. Ubwo bita rero Social Mura rwose ubona ko uno mwaka nawe wa 2025 ubona ko nekereza ko ari umwaka kabisa, kubera ko yamaze kuba duteguza. Yashyize hanze afishe iriho indirimbo ze
zigera kuri 13 n'indirimbo agomba rwose kuba atangirana n'uyu mwaka. Na album yise Confidence cyangwa se icyizere, indirimbo nziza cyane rero yagiye ashyiraho. Ku mwanya wa mbere yashyizeho indirimbo bita Amola, iyi ngiyi yayifatanyije no bita Lily Chance. Ntekereza ko ari indirimbo izaba ari nziza cyane, ntabwo turayumva ariko izaba ari nziza. Ku mwanya wa kabiri yashyizeho ibita Akana. Uribaza guess what? Akana. Hanyuma ku mwanya wa gatatu yashyizeho Good Night, ijoro ryiza. Good night. Ari mufite abakunzi mugomba kujya mubwira abantu abakunzi banyu ijoro ryiza. Good night. Nibuka indirimbo ryamusinzire urara haryana kuko nanjye aho ndi gufite ku mutima narira nashire ijoro rihire It's a Dream Boys. Hanyuma ku mwanya wa kane Social Mula yashyizeho indirimbo bita Why. Hanyuma ku mwanya wa gatanu ashyiraho Confidence ari nayo yitiriye album. Ku mwanya wa gatandatu yashyizeho iyo bita Oh Girl yayifatanyije no bita Ririmba. Ku mwanya wa karindwi yashyizeho iyo bita Waiting, gutegereza kabisa mpaka baguhaye urukundo. Hanyuma ku mwanya wa munani ashyiraho iyo bita Aflorina yayifatanyije no bita Hatim ndetse no bita Dorita Brian cyangwa se Brian. Hanyuma ku mwanya wa 9 bayita Dumi yayifatanyijemo no bita Fille Busi ndetse no bita West Livia. Hanyuma ku mwanya wa 10 bayise Ubushyamba. Nyarwanda cyabase ntabwo kiba cyoroshye, hari impamvu buri inganzo y'aba bastar cyangwa se abahanzi hari ahantu iva. Ya 11 yayise Ibobi. Ya 12 ayita For Me. Hanyuma ya 13 ayita Ushimwe yafatanyije no bita Al Pacino. Urumva indirimbo 13 Social Mula rwose agomba kuba adropinga cyangwa se ashyira hanze. Yamaze no kubateguza abantu. Indirimbo ya mbere rwose vuba ahangaha Amola irabageze hanze kuri YouTube channel ye. Urumva ko nawe yatangiranye nyine uno mwaka. Reka tuvuge ngo 2024 wari umwaka wa Bruce Melody. Reka twitege noneho 2025 ninde muntu uri buze kuba noneho akora cyane. Si Bruce Melody gusa kuko na Ben yarakoze cyane. The Ben indirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye agiye ashyira hanze. Gusenyera umugozi umwe bari byiza cyane, gufashanya bose bashyize hamwe. Kandi nahoze nganira n'umuntu abugene ariko utekereza gute Bruce Melody akoranye indirimbo na The Ben? Yaba indirimbo y'umwaka kandi nziza cyane. Bagerageje gukora bose, basore barakoze, ba Element L bose barakoze uno mwaka rwose usoje. So byose twavuze ibyo twagiye tunyuramo n'urugendo rw'umuziki kuri ubu ngubu rugeze kuri level nziza kandi ishimishije. Ari ukuntu ibintu bitangira kugira ngo wenda wishimishe cyangwa winezeza ariko bikaba bimaze gufata indi ntera. So reka mbashimire cyane, nizere ko twagiranye ikiganiro cyiza tuba twinjoyinze kuri Ngoga TV show. Ibintu byose tuba tugomba kwinjoyinga. Hari jingo tugera ku kazi bayita ngo it's a vibe. Natwe rero hano ni vibe kabisa. Umuntu uzajya uzana na vibe afite amenye ko tuzajya dukorana. Ndabashimiye cyane rero. Ubwo ngubwo nizere ko abantu mushaka kwamamaza business zanyu muzizane kuri Ngoga TV show, ubundi tubamamarize ibintu byose bigende neza cyane. Muraza gutangira no kubona abandi bantu bagiye batandukanye tuzajya dutumira tukazajya tuganira cyane ibintu bitandukanye, yaba umuziki twavugagaho, yaba iyo entertainment, yaba iyo bijyanye na football, byose nimuzagire ikibazo n'iki na kimwe. Reka nshimire mugenzi wanjye PKG ubikurikirana rwose ku buhanga bw'ibyuma, niwe uri behind the scene. Tumushimira cyane rwose umuvandimwe. Hanyuma ubwo gahunda zo ni ibisanzwe, ariko wibuke gukora share, subscribe, comment kugira ngo bizajya bidutera imbaraga zo kuba twagira gute zo kuba twakora neza. Ikiganiro kindi nifuza gukora ndifuza nzabishyira kuri post yanjye ya Instagram. Ndashaka ko muzambaza ibibazo bigiye bitandukanye mwifuza kumbaza muri mwebwe, uri nkazaza hano live nkabisubiza. Munyarukire rero ku mbuga nkoranyambaga zanjye. Instagram ni Ngoga Yves Gahima rimwe. Ubundi iyo post umunsi zaba nayishyizeho muzayibona ubundi mumbaze. Mushobora no kumbariza hano kuri YouTube naho ngabinyuzamo amaso ubundi nkazaza hano mbasubiza.
urakoze cyane mbashimire kandi komeze ibarinde MC Ngoga Yves Gahima.